Imbere ya komisiyo ishinzwe imikoreshereze y'imari n'umutungo bya leta mu nteko ishinga amategeko PAC, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutunganya amasoko ya leta RPPA Byukusenge Jimmy Christian yagaragaje ikibazo cy'abakozi batanga amasoko baba bahindagurika n'uburyo bidindiza amasoko ya leta. Ikibazo tubona no ubushobozi buke bw'abakora bitangira amasoko ya leta, ndavuga in terms of capacity development, ariko nanone ishingiye ku guhindagurika kwenshi kw'abakora mu mitangire y'amasoko ya leta. RPPA mu nshingano zayo harimo gutanga ubumenyi bugendanye n'imitangire y'amasoko, ariko tugira imbogamizi yuko n'ubundi abo twigisha bamwe muri bo n'ubundi hagenda hazamo rotation, barahindagurika. Ubumenyi bwabo iyo baje ari bashya, uwo twateraniza akagenda hakaza umushya, nabyo tubibona nk'imbogamizi. Mu bashinzwe amasoko ya leta kandi harimo ikigo cy'u Rwanda gishinzwe itumanaho n'isakazabumenyi RISA. Umuyobozi mukuru wacyo Antoine Sebera agaragaza ibyo arimo gukora ngo amasoko ya leta arushaho kunoga. Nyuma y'imyaka 10 akenshi usanga technology twakoresheje icyo gihe zitakigezweho, ugomba kujyana n'igihe. So guhera mu kwa 12 nubwo twatangiye gahunda yo kuyivugurura, kuyagura, kuzana izindi technology zigezweho, ku buryo mu mezi 16 tuzaba twageze ku yindi izorosha cyane uburyo abantu bayikoresha, izayihuza n'izindi system nyinshi, tugamije full automation kugira ngo tunagabanye imigereka, ndetse no kureba izindi innovation zaza. Imwe muri yo ari mu gukoresha ikoranabuhanga rya AI, gukoresha irindi koranabuhanga ridahenze za open source, ndetse no gutangira kubyaza umusaruro data tumaze gukolectinga. Abadepite bagize PAC bagendeye ku bibazo bikigaragara mu itangwa ry'amasoko bongeye kubaza Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi icyakorwa ngo iri tegeko rinozwe kandi ribyara umusaruro uko bikwiye, by'umwihariko mu kanama gashinzwe ubujurire bw'amasoko kadakora. Ibibazo birenga 100 byari byarakiriwe n'akanama, bigomba gusuzumwa n'akanama k'ubujurire bwigenga, hanyuma hakaba guhera mu kwa gatatu nyine bitarasuzumwe. Ese ubwo biracyafite agaciro? Bishobora amasoko ubwo nta byangiritse, urwego rwatangaga isoko uwo muntu wajuriye ayo masoko ubwo ntiyasheshwe. Barwemeza mirimo araho batugaragarizaga ko hari ubwo system ivaho bikaba byamara iminsi, ariko bikaza kubarwa nk'ubukererwe cyangwa se iyo minsi system itaraye iriho ntibibe byaba recorded. Inzego tuvuga izitagenerwa ingengo y'imari zishamikiye cyane ku murenge. Umurenge ufite ibigo by'amashuri, ufite ikigo nderabuzima. Aka gaciro k'amasoko bemerewe gutangirwa muri izo nzego karenze miliyoni 10. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Godfrey Kabera yagaragaje ko iri tegeko rizabyara umusaruro uko bikwiye mu gihe byo birimo bizaba bimaze byose kuzibwa. Ariko haracyarimo nk'uko mwaruze n'imbogamizi nk'ibijyanye na costs cyangwa ikiguzi, ibiciro bitangwa ku masoko, aho usanga hamwe na hamwe byari bitakijyanye n'igihe. Ibyo ni ibintu tugomba kugira ngo tukomeze tubyapudetinge. Harimo n'ibindi bijyanye n'ibiciro by'imirimo, aho twasangaga kubera kwibanda ku watanze igiciro gito cyangwa kiri hasi, bisa nkaho rimwe na rimwe bishobora guteza ikibazo inzego za leta, aho uwatanze igiciro kiri hasi ashobora kutagera kuri za ntego twifuzaga. N'ibindi bijyanye bya bigo bito bikorera munsi y'inzego zihabwa ingengo y'imari nk'amashuri, ibitaro, imirenge n'ahandi nk'aho ngaho, tugasanga aho bigeze ubu ngubu iriya limit yari yarashizweho itakijyanye n'igihe, kandi turi mu nzira yo kuyivugurura. Itegeko rigena imitangire y'amasoko ya leta ryazamuye umubare w'ibigo bitanga amasoko mu buryo bw'ikoranabuhanga hagamijwe kurwanya ruswa, aho ubu ibisaga 270 byose birikoresha, ndetse apiganirwa amasoko 17,700 nabo bakoresha uburyo. Ibi byatumye amasoko ya leta agera kuri 89% yose atanga binyuze mu ikoranabuhanga, binyuze muri systeme yiswe Umucyo itangirwaho amasoko ya leta.
imbere ya komisiyo ishinzwe imikoreshereze y'imari n'umutungo bya leta mu nteko ishinga amategeko PAC, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutunganya amasoko ya leta RPPA Byukusenge Jimmy Christian yagaragaje ikibazo cy'abakozi batanga amasoko baba bahindagurika n'uburyo bidindiza amasoko ya leta. Ikibazo tubona no ubushobozi buke bw'abakora bitangira amasoko ya leta, ndavuga in terms of capacity development, ariko nanone ishingiye ku guhindagurika kwenshi kw'abakora mu mitangire y'amasoko ya leta. RPPA mu nshingano zayo harimo gutanga ubumenyi bugendanye n'imitangire y'amasoko, ariko tugira imbogamizi yuko n'ubundi abo twigisha bamwe muri bo n'ubundi hagenda hazamo rotation, barahindagurika. Ubumenyi bwabo iyo baje ari bashya, uwo twateraniriza akagenda hakaza umushya, nabyo tubibona nk'imbogamizi. Mu bashinzwe amasoko ya leta kandi harimo ikigo cy'u Rwanda gishinzwe itumanaho n'isakazabumenyi RISA. Umuyobozi mukuru wacyo Antoine Sebera agaragaza ibyo arimo gukora ngo amasoko ya leta arusheho kunoga. Nyuma y'imyaka 10 akenshi usanga technology twakoresheje icyo gihe zitakigezweho, ugomba kujyana n'igihe. So guhera mu kwa 12 nubwo twatangiye gahunda yo kwivugurura, kuyagura, kuzana izindi technology zigezweho, ku buryo mu mezi 16 tuza twageze ku yindi izorosha cyane uburyo abantu bayikoresha, izayihuza n'izindi system nyinshi, tugamije full automation kugira ngo tunagabanye imigereka, ndetse no kureba izindi innovation zaza. Imwe muri yo ari mu gukoresha ikoranabuhanga rya AI, gukoresha irindi koranabuhanga ridahenze za open source, ndetse no gutangira kubyaza umusaruro data tumaze gukorekitinga. Abadepite bagize PAC bagendeye ku bibazo bikigaragara mu itangwa ry'amasoko bongeye kubaza Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi icyakorwa ngo iri tegeko rinozwe kandi ribyara umusaruro uko bikwiye, by'umwihariko mu kanama gashinzwe ubujurire bw'amasoko kadakora. Ibibazo birenga 100 byari byarakiriwe n'akanama, bigomba gusuzumwa n'akanama k'ubujurire kigenga, hanyuma hakaba guhera mu kwa gatatu nyine bitarasuzumwe. Ese ubwo biracyafite agaciro? Bishobora amasoko ubwo nta byangiritse, urwego rwatangaga isoko uwo muntu wajuriye ayo masoko ubwo ntiyasheshwe. Barwemezamirimo aho batugaragarizaga ko hari ubwo system ivaho bikaba byamara iminsi, ariko bikaza kubarwa nk'ubukererwe cyangwa se iyo minsi system itabaye iriho ntibibe byaba recorded. Inzego tuvuga izitagenerwa ingengo y'imari zishamikiye cyane ku murenge. Umurenge ufite ibigo by'amashuri, ufite ikigo nderabuzima. Aka gaciro k'amasoko bemerewe gutangirwa muri izo nzego ntikarenze miliyoni 10. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Godfrey Kabera yagaragaje ko iri tegeko rizabyara umusaruro uko bikwiye, mu gihe ibyo birimo bizaba bimaze byose kuzibwa. Ariko haracyarimo nk'uko mwaruze n'imbogamizi nk'ibijyanye na costs cyangwa ikiguzi, ibiciro bitangwa ku masoko, aho usanga hamwe na hamwe byari bitakijyanye n'igihe. Ibyo ni ibintu tugomba kugira ngo tukomeze tubyapudetinge. Harimo n'ibindi bijyanye n'ibiciro by'imirimo, aho twasangaga kubera kwibanda ku watanze igiciro gito cyangwa kiri hasi, bisa nkaho rimwe na rimwe bishobora guteza ikibazo inzego za leta, aho uwatanze igiciro kiri hasi ashobora kutagera kuri za ntego twifuzaga. N'ibindi bijyanye bya bigo bito bikorera munsi y'inzego zihabwa ingengo y'imari nk'amashuri, ibitaro, imirenge n'ahandi nk'aho ngaho, tugasanga aho bigeze ubu ngubu iriya limit yari yarashizweho itakijyanye n'igihe, kandi turi mu nzira yo kuyivugurura. Itegeko rigena imitangire y'amasoko ya leta ryazamuye umubare w'ibigo bitanga amasoko mu buryo bw'ikoranabuhanga hagamijwe kurwanya ruswa, aho ubu ibisaga 270 byose birikoresha, ndetse apiganirwa amasoko 17,700 nabo bakoresha uburyo. Ibi byatumye amasoko ya leta agera kuri 89% yose atangwa binyuze mu ikoranabuhanga, binyuze muri systeme yiswe Umucyo itangirwaho amasoko ya leta.